muri iyi si dutuye hari ibintu utagomba gutekerezaho n'umunsi wa rimwe ngo bifatire umwanya bigutwarire igihe. Ibyo utekereza wowe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe n'imbaraga zawe ngo usange ari byo bintu uhaye agaciro kurusha gutekereza ku hazaza hawe. Ntabwo ukwiye gukora ngo unezeze abantu, kuko uko wanezeza umuntu uko ariko kose mu kanya iyo umukoreye ikosa yibagirwa bya bindi byiza byose wamukoreye. Niko abantu tumeze, ni nayo si dutuyemo y'abantu. Uzasanga uyu munsi ushobora gusohokana umuntu ukamusohokana ahantu hakomeye, ukamwirariraho, ukamuha ibyo akeneye byose akwatse, ariko iyo mumaze gutandukana araguseka akagukwena akavuga yuko uri injiji, uri ikigoryi, nta bwenge ufite. Ntabwo ukwiye kubaho nk'umuntu ushinzwe gutanga umunezero ku bandi bantu ngo bumve neza yuko abo bantu igihe bahangayitse ari wowe ugomba kugenda ukabaha umunezero w'amafaranga, kubasohokana, kubaha ibyo kurya, kubagurira amatelefone meza ahenze, bya bindi byose uvunikira wiyushya kuya ukabitakaza mu kanya nk'ako guhumbya. Hari icyo wari ukwiye gutekereza, hari icyo wari ukwiye kumenya. Mu kubaho k'ubuzima bwacu twese tuzi imiryango tuvukamo, tuzi aho twavuye. Rimwe na rimwe aho ngaho uri cyangwa urwego uriho cyangwa aho ugeze, ushobora gusanga abo ngabo witura cyangwa se abo ngabo ugirira neza, aho ngaho uri nta n'umwe wigeze agufasha kugera aho ngaho ugeze. Niyo mpamvu ukwiye gutekereza 7 muri 7 bisobanura umubare wuzuye. Uyu munsi iyo ugiriye neza umuntu biragoye ko yakwitura iyo neza, ni bake cyane. Ahubwo ushobora gusanga uramutse umukoreye ikosa yaguhana yihanukiriye nk'umuntu utarigeze na rimwe umugirira neza, kuko ariyo si dutuye nyine. Mu kubaho k'ubuzima bwacu twese hano ku isi, abantu twavukanye savagery within, kamere mbi y'ubugome mu mubiri wacu. Niyo mpamvu udakwiye kubaho ubuzima bwawe ufite abunezeza, kuko abunezeza bashobora kutakunezeza, ahubwo bakurikiye ibibanezeza bashaka kubanezezamo. Nibyo kandi wabyumvise neza rwose. Mu kubaho k'ubuzima bwacu dukwiye kwibuka aho tuva, aho tuvuka, cyane ko kugera aho tugeze hose ushobora gusanga usibye Imana yaduhaye ubuzima n'imibanire yo gukora, abo twagerageje bose kugira ngo badufashe, batugire inama, bose bagiye badutera ishoti bakatubwira ko batatuzi, cyangwa se bakaduha za randevu zidacika batubwira yuko bazadufasha. Niyo mpamvu mu kubaho kwacu k'ubuzima bwacu tugomba kurema ahazaza hacu, tukahatunganya, tukahashyira aho twifuza, kugira ngo natwe mu ruhando rw'abazavugwa bakoze ibidasanzwe tuzazemo. Uzumva abantu bavuga bati uriya runaka akomoka mu muryango uciriritse, ukennye, udafite epfo na ruguru. Ariko reba urwego ariho, reba ahageze. Uyu munsi ibyo byose iyo babivuze bijye biguha isomo. Gukora ni kare. Shine Rwanda. Umwaka mwiza, umwaka w'amahoro 2025. Ibahire muzabonemo ibyo mwifuza byose. Amazina yanjye nitwa Bikorimana Bernard. Niba uri mushya wibuke gukanda subscribe kugira ngo ushobore kubana natwe. Ibyiza byose duteguye bikugereho mu bantu ba mbere. Peace and love.